Reka rero nkubwire boss, gabanya amagambo. iyi nzoga iraryoshye ndagaca inkweto. Izuba ryacyo koko nzi ni borose mbanze njya gusamura tuyoga njye ko nakwica izandaye ziriya nzoga n'umunsi ziranyicana. Inzoga ngiye kunywa ndazinywa njyenyine, wahamagara Butera nkamuha agacupa tukagasangira. Umpamagare Butera cyangwa mpamagare Gisusu? Reka mpamagare Butera, nawe ni inshuti yanjye. We Butera, alo, meze ute muhungu wanjye? Sha nanjye ko meze neza se. Ubu se uri gukora iki? Gabanya amagambo sha, wansanze kuri kano kabari kari kubicaye gacika se nkagutama icupa muhungu wanjye. Nta kibazo, ntabwo ari weho wenyine twaba dushyinguye. Tebuka mani duhurire ku cyumba 21. Naribi. Serezeri bahana. Ariko se wa mugabo, ko nkuzanira inzoga nuvuge ubu urishyura? Ubwo kuri kuzana inzoga nkeya reba zino ziratumara inyota. Genda uzane kiri yose nagutumye. Reka nzane izindi boss. Iki kigabo kintu munyakire koko. None se akose nyine njyewe nyezanyeho yarimenetse urumva, noneho kubera kiguye hasi agataka kakayikoraho nari nyihanaguje umuntu sibyo. None se Buranirwa zisigaye zikora inzoga zipfunduye? Buranirwa zisigaye zikora inzoga zipfunduye mwaho hano? Reka rero nkubwire boss, we gabanya amagambo. Iyi nzoga iraryoshye ndagaca inkweto. Gabanya amagambo mva hejuru. We Seriveri, garuka no manda nkubwire. Genda numva nkirireho inkoko ebyiri kandi zote zise n'izitukura neza. Ishyireho ibitoki 2, shyireho n'utundi tuntu dushimisha abakiriya. Shyireho n'agacerimba mugagira. None se ira komande isigaye yo ntago wari wayishyura bamawe twa dofaranga? Wowe genda unyakire fagitire rimwe. Sawa sawa, nta kibazo. Dore ariko niyo nzoga ugumye uyirebe, iyi ngiyi nyine urumva, iyo ngiyi ugumye uyirebe, iyo ntushaka kwitware n'ubundi urayishyura. Iyi ngiyi oya ndimo ndayihanaguraho.
reka njye nzihanagura. Umukiriya hano iwacu ni umwami rwose. Umwami se hano ku isi ko hafite ubwami bungahe? Data hafite umugabane ungana iki? Nakubwiye ko hano ku isi hafite ubwami bungahe? Uyu nguyu ni umugabane wa data. Nako ni umugabane wawe. Kuko wawishyuye. Genda ukora ibyo nkubwiye ngabanyeho amagambo. Toka se nyine. Izi nzoga ziryoshye uyu munsi. Ubiryoshye ari uko uramukiriya yaje ahangaha. Kuri bose aranyirukana. Aho wasubiraho nkakiba nkagatwara. Uko shase rivi? Karame boss. Kono nawe hemeru kuzana marite wayishize he? Yewe sha inganda noneho ziri gukora marite. Zirimo ziribesha zigakora naho n'impetezi. Niba ari urw'ibitoki. Ihanganeho rwose nari njya kugahanagura kuko tubeteze neza hano twari twabomye. Nawe n'abaseriveri benshi bahora kunyita. Boss nari nibagiwe. Biryoherwa mbona peti. Cyo kurya mahese kiri. Ngiye nacyo kugishaka barimo barabitunganya ku mbona peti se ntari kurya. Tera rihehe. Kandi mvanga mbe ni. Koko. Mutera muzite muhungu freshman karibu rwose umuntu abanze arimo banze umukano kandi rwose nakabagabo abana ndahakunda kano kano nakabagabo basi makuru kari neza ikindi agenze neza shobora guzete ahubwo ndi makuru y'umunsi neza tu akazi kaba kagenda bone bigenda bimeze gutyo banzume rwose banzume zangiyemo n'akantu kabagaragara byo banyiteguye byo oya ubundi nakujya ngo ujye kugurira umuntu imisonde weho nkwa utagira ikibazo cy'ibyo kurya amaje gushirisha inkoko ebyiri urumva nta kibazo none se shadi ndakunda ahandi byagendaga uko mbona uyu munsi umeze neza shawe nawe rwose byaragenze neza nyine ubundi buriya akazi kagenda ibintu byose bigenda neza pe byaje gucamo kabisa yarega uko turi ku isi ntabwo ibintu bijya bicamo shawe wenda wari usigaye uhagaze fresh oya n'ubwo warabuze ariko si nuko umuntu ufite ubwoba n'imvura isa nayo irimo oya ko rwose n'utuyaga twacu mu Rwanda umusaza watugezaho ibintu byiza ubundi wavuga ko nikurana nakuzanira ibintu oya nta cyatuma tutamutora ahubwo tubanze tumwemo rero ko nako gakomande kwa yakaza karaga kuri munsi ndabareho kameze aka kantu se karaki wacu ko kutanyweho ngo kanaki wacu rwose tuba twagacishije mu byuma by'abazungu ibintu bikagenda neza sha nta kibazo inywa umva dushaka tuzageze ejo mu gitondo n'ubundi navuyeho mo nakiyemeje ese nanjye naje gikonje wowe ntari inywa yeko rifite shari cyaka barana bifite nje mfite icyaka uko naje n'umunyu banyacyara se cyaka we ngo nagari nziza no kunsesereza kandi ntagari aya ntago ngusesereze wowe nta kibazo inywa
ukuri n'imbwa sha. Siko numva nagasa gatangiye kuzamo. Nicyo mbakundira. None mbaye imbwa. Gusa Fata n'izindi. ndakabagabo imbwa bakibona gasaka. Neza ndumva gasakaje abo. Nani inzoga yemerewe gufata iyo ufatura yishyurira. Kuri Tigoryi. Wegabanya amagambo n'ingiye wakuzanye. Izo nakuguriye nazikuguriye igisigaye taha. Wasinze dore ko zitakwandikira utari kinyabiziga. Kazigamirwa amapika. Ndi kwinzoga n'inywera. Wumure ifashwa mu magambo mfanye mu rugo ngo ninze ngiye hano. Ivumbura inzoga. Igene hasi. Urumvikana inzoga urafatura yishyurira. Kano gasa konyine ako amuzinga inzoga ntabwo uri kugira. Yine inzoga urafata urayishyurira. Mbuzi kurayishyura yewe. Mbuzi kutarayishyura ataha ugiye kuryama. Cyangwa uvuga ngiye nawe turwana. Umuntu arabagurira ko mugashaka no kurwana. Yo ntabwo nagenda. Ngende wagicucu kigira n'ubwenge. Ungura inzoga ngende natimwe. Ahasanye. Iyo mwamwarigeze n'abagura ngashaka no kurwana. Oya. Agita ibyo takwere ko banatse. None nirengagije uko hari umeze ndatinyuka ndaguhamagara. Iyo mpamagara gisusu ntabwo ibintu byose biba byaciye mu buryo. Izo mwihamagarire. N'undi wahamagara ntabwo nyayobewe. Ngiye kandi hamagariye gisusu niyo dufitanye gahunda n'undi y'akazi sibyo ko nari nabirengagije nira nzingo mu inshuti yanjye kabanze kambanira. Umuntu ujya kumuteza imbere akanga akigira imbwa ko. Unagazi ko nanjye kumurangira akazi kanyako. Hello. Mustasha muhungu wanjye. Nase gisuri mu biki? Imba nta kirimo se watambitse kuri ka kantu kari kubica bigacika karitse nkagugura nkagutama icupa mwana. Nta kibazo iteme ibyangu uhita utebuka mwana. Sandagutegereje ndo wapeke pe. Nashyirishijeho n'agakomande kandi ndakeka kagiye gushya. Nagakamaga. Meze muhungu wanjye. Sawa. Kome. Yego sha muhungu. Bite byawe? Ndaragate bicare muhungu. Izo sanizo tujeko. Saturanze. Nabanze bakuzanye n'ibyo kurya. Noko nibafane n'ibyo kurya hombora. Abagenge baba gutya. Ni gahunda. Ni gahunda. Dore ibyo kunywa rwose birahari wowe ugira ikibazo. Nibishira barazana n'ibindi. Dukona amafaranga. Ngobiri iki nicyo cy'abagabo. Ni cy'abagabo. Ibiryo. Umuco maracyari gukora ku mane sinzi impamvu bataraza. Ariko buriya mama waracyangunda. Mama. Ntabwo yakwanga kandi uri mumwe mu mbwa ziwe yoroye. Ese kandi ndinga. Oya ndi kuvuga uri umwe mu bana akunda. Aracyakunda za mbwa yoroye. Ariko iwanjye baza kubyara umwana nawe. Abana benshi bari kuza kuba boroye. Erega buriya nubwo ariko buriya nose nari nk'inzoga. Yewe nk'inzoga. We seriveri bamukana ibyo kurya. Karama bo. Wowe nta kibazo atora n'ibyo kurya biraje. Byo kurya. Inkoko iri hehe se? Inkoko iri n'amaso ufite. Inkoko sipfunyitse muri aya mashashi.
nase hari ubwoko bw'ingu ry'amashashi. Nese kuki ukoresha komanda ugashyiraho amandazi umuceri ugashyiraho amashashi amandazi se uyabonye hehe amashashi uyabonye sa amandazi komanda gufasha abanyacyaro nabo rero ariko si iki ngiki cyo giteye gite ndimo ndasereva oya twarari oya ari hano se harimo inkoko dore mone gurukoze dore nari ranonza nayo muri buyirya iramiranje iri hari hasi irimo hari hasi nyine urumva bana we bafasha seriveri yiba koko ariko se inkoko wanguriye ariko wa mugabo we wariye seriveri wamugeva karame databuja niki bana we boss inkoko yaguze ahangahe iri nyine twebwe urumva izi resitora zacu ni iz'abasirimu urumva noneho twebwe tubazi inkoko urabona nk'ubu ngubu iki ni ikibumba amagufwa tuyakuramo tukayajugunya ubundi tukabaha ibintu by'ibimera by'umwimerere ubu ngubu urarya n'urya urumva ubundi iyo uriye hano ubyibuha ituza wumva kubera yuko winjijisha nshaka inkoko reka nkwereke ukuntu inkoko ijya ukora banza ukura ahangaha ibi bintu igihano cyo kunzanira inkoko nawe fata ibyo kurya byawe bagaburira abanyacyaro neza bana ahangaha ibi bintu ariko genda twari genda ariko nkawe utinyutse ukambwira ngo ninze ukangurira inzoga kungurira inkoko byakunaniye kungurira inkoko byakunaniye navuga ati si ibyuma by'inaha byo dore hano niho harimo inkoko ntabwo seriveri yagusobanuriye ibyo nutarya ubyihorere kandi ugabanya amagambo nakuzaniye kunywa inkwa nutanywa ntabwo nabireka kandi kurya aricyo cyangwa ntabwo ibyo kurya utishyuye wabireka ubu ngubu bino byo tugiye kurya igihe nutabirya ubyihorere inkoko irimo ntabwo ari uko wafata umushyo ni gute amagare muco mazi abigukorere ko wanze ko babigukorera ushaka ikindi ko nshaka kubyikorera ntabwo akore kumanya ko nyihaye komana we ariko bahita kande nkubaza iwanyu ni he iwanyu ni he wanyu ni hasi wanyu ni muri iryo cupa nini iri ibitoki nibyo ubashije wariye aka kantu se ko nako karyoha ajya hakitangwa ariko amazi yo kunywa amazi yo kunywa inzoga iguteretse imbere gucekera ku manda kuko ndeba wangura ibyo kurya nkabona urimo urabizi wagabanyije amagama n'undi ko wabyanze sana hano ariko se amakuru yawe umugabora n'ubundi twara nta gisoso ntawe utera bose n'ikimwe ngukije none se yewe kujyayo tishyuye ishize uwo nguwo usigaye uri kurya Siri to kuta